Tubashimiye umwanya wanyu muduha, urukundo mutugaragariza, inama mutugira. Share, like, comment, subscribe. Uburyo mudufasha gushishikariza abantu bagenzi banyu, inshuti n'abavandimwe kumva ikiganiro cyacu kandi cya twese cyitwa Inkingi y'Ubuzima. Gitegurirwa nanjye Richard Ruganintwari. Ikiganiro menyere ko gitambuka kuri YouTube channel yitwa Eyes on Me 250. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turagaruka kuri internet, imikorere yayo, ibikorwa bihakorerwa, ibyiza ndetse n'ibibi byayo, ikidufasha mu iterambere ryacu rya buri munsi ndetse n'ingorane ituzanira. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ndabasaba umwanya muto kugira ngo twumve bimwe mu byo twateguye, twakuye mu bitabo byinshi bitandukanye byagiye byandikwa n'abahanga batandukanye, abavumbuye internet, abayigizemo uruhare ndetse natwe tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo irusheho kudufasha koroshya ubuzima ndetse no kuduhuza n'inshuti zacu, imiryango iri hirya no hino ku isi. Telefone ni kimwe mu bikoresho abantu benshi bifashisha batumanaho, babazanya amakuru, bamenya uko biriwe, imikorere yabo za business zitandukanye, duhanahana amafoto, amavideo ndetse tukanoherezanya amafaranga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, telefone ifasha bamwe mu gukora ibikorwa bitemewe kandi mu bwihisho biciye kuri internet. Internet irimo ibice bibiri. Kimwe ni igice gikorerwaho ibintu bitandukanye ariko bitari mu bwihisho, tubishyira ku karubanda, tugasangiza abandi ibyo dukora, tukabasangiza ubuzima bwacu bwa buri munsi bwiza, tubareshya kugira ngo nabo bumve bifuza kubaho nk'uko tubayeho. Icyo ni igice kimwe cyiza gishyirwaho ibintu bidahishwa, buri wese ashyiraho ku karubanda, bikabonwa n'inshuti ze ndetse n'abandi bantu bose batandukanye atazi bari hirya no hino ku isi. Ikindi gice nicyo bita darknet. Icyo gice ni kimwe mu bice bikoreshwa n'abantu bacuruza abantu bambukiranya imipaka bitemewe, abantu bagurisha abandi, aho ibibunda bya kirimbuzi cyangwa se ibitwaro bimara abantu hirya no hino ku isi bigurishirizwa, impapuro zitemewe na leta zihabwa agaciro nk'amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa bibi bitandukanye n'ubwicanyi burimo. Urwo ruhande rwa internet rwitwa dark web rurakoreshwa ariko abantu benshi ntibaruzi. Rwinjiza akayabo k'amamiliyoni menshi kuri bamwe mu babikoreshwa, bagira amahirwe ntibafatwe, ubukungu bwabo bukiyongera, bukazamuka isaha ku yindi. Reka twivugire ukuntu internet ikora ndetse n'uko bihujwe na za telefone zacu cyangwa se za computer zacu zo mu rugo. Telefone zacu ngendanwa zo ku kazi cyangwa se computer zihujwe n'izindi mashini, ari bwo bubiko bw'amakuru yose w'ibintu byose dushyira kuri internet. Izo mashini zitwa server. Izo seriveri zifite ibigozi binini cyane biciye munsi y'ubutaka, bishobora kuba biruta ukuboko k'umuntu cyangwa ukuguru kwe. Iyo migozi bita fibre optique. Izo seriveri ziri hirya no hino ku isi zibitsa amakuru menshi atandukanye dushyira kuri internet, ibyo twashyizeho kera cyangwa se vuba, ibyo tuzi ndetse n'ibyo tutazi. Ariyo mpamvu ujya kuri internet ukandikamo ikintu utazi ukibaza kugira ngo gisobanukirwe, bakakiguha kandi ntacyo wigeze ubabitsa. Ushobora kwibaza ngo ni gute mbaza ikintu ntigeze mbika kandi kikangeraho ku gihe, cyangwa se ntikiyobe ngo kijye ku wundi muntu uri hirya no hino
mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu gusobanukirwa tugendeye kuri izo seriveri twahoze tuvuga ziri hirya no hino ku isi, zigiye zihujwe n'ibyo bigozi twavuze biciye munsi y'ubutaka, zifite uburyo ki zihererekanya amakuru. Seriveri imwe iri muri Amerika izirusha ubushobozi ikagenda yohereza izindi zigiye zirushaho kukwegera, amakuru akakugeraho atayobye. Twifashishije urugero, umuntu umwe ashobora kwibaza, akabaza ikibazo kuri interineti, akibaza ati Amazon ni iki? Wo mu Rwanda akabaza ngo nuhe mugezi munini mu Rwanda, naho muri Amerika akabaza interineti ati perezida wa Amerika ninde? Umuntu uri mu Rwanda ntabwo igisubizo cyiza kimubwira perezida wa Amerika uwo ari we, kimubwira icyo yakibajije, ko niba umugezi wo mu Rwanda munini uwo ari wo, aho uherereye, ndetse n'andi makuru agendanye n'ibyo yabajije interineti. Ibi bivuze ngo ya seriveri nini izirusha ubushobozi iherereye muri Amerika ihererekanya amakuru ku zindi seriveri zigiye zirushaho kwegera umuntu uri mu Rwanda kugeza ubwo abonye igisubizo cye kandi cy'ukuri mu gihe kidatinze. Uri muri Kenya nawe wabajije Amazon icyo ari cyo, nawe nuko bigenda, ndetse n'uri muri Amerika. Ibi bifashwamo na sisiteme yitwa Internet Protocol IP. Iyi IP niyo itanga address cyangwa se nimero kuri buri telefone ibaruwe kuri interineti cyangwa se indi mashini yose ishyizwe kuri interineti, ikayiha imibare idahuye n'iyindi telefone cyangwa n'iyindi mashini. Nk'uko uzi, mu mujyi wa Kigali buri nzu igiye ifite nimero yayo yihariye idahujwe n'indi nzu. Ibi bivuze ngo amakuru usaba niyo uhabwa. Amakuru ya nimero IP yahaye telefone yawe cyangwa mudasobwa niyo iyasubiza kuri ya nimero biciye muri IP address twahoze tuvuga. Niba buri telefone ifite IP address ishobora gukurikiranwaho ikaboneka, ushobora gusaba amakuru kuri ya seriveri iri muri Amerika, ikaba yayaguha nk'uko yasabye, ikaguha ibisubizo ukeneye biciye muri za seriveri zose twagiye tuvuga zihererekanye, zigiye zirushaho kwegera aho uherereye ku isi. Ibi bivuze ko aho uherereye bashaka bahagera. Igikoresho uri gukoresha baba bakibona aho kiri, bivuze ngo n'ugikoresha nawe baramufite. Nubwo twavuze ko ari ibanga kuba interineti ibitse amasoko, ikabika amavuriro, ikabika n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, byaba ibyemewe cyangwa ibitemewe, kuri rwa rubuga twavuze rwitwa dark web cyangwa darknet. Bivuze ko isaha n'isaha wa muntu ucuruza cyangwa se ukora ibitemewe ashobora gufatwa. Telefone zacu bice muri za nimero twagiye tuvuga za address zihabwa bivuye kuri za seriveri. Umuntu yatinya kuvuga ko nubwo telefone ari izacu, ariko amakuru yose abitswa n'izo telefone atari ayacu, kuko isaha n'isaha twayahabwa mu gihe tuyakeneye, ariko nanone batabishaka ntibayaduha. Kandi telefone tuzifite, tuzigendana, tuzifunga cyangwa twazifungura. Interinete ni igikoresho cyiza kidufasha koroshya ubuzima, tugakora ibigezweho, tukagendana n'ibigezweho, ikindi kandi bikihutisha iterambere. Nibyo koko, ariko nanone mu gihe bikoresheje nabi bishobora gusubiza inyuma, bishobora kukwangiriza izina, bishobora guhombya cyangwa se bikakujyana mu gihome. Bigira bamwe ibihangange bice mu kwandika izina mu bucuruzi buhambaye, mu itumanaho, mu bushakashatsi, mu bukorikori, ndetse no kugaragaza impano zabo zitandukanye, kubera ko kuri interinete ni ahandi hantu, ni iyindi si. Hari amasoko, hari amavuriro, hari imihanda, hari itumanaho, ndetse hari ubusabane busanzwe kandi butandukanye, ndetse bufite n'aho buhuriye n'ubwo mu buzima busanzwe. Bivuze ngo hari itandukaniro ry'ubusabane bwo mu buzima busanzwe, hakaba n'ihuriro ryabwo. Kuri interinete ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose
kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwawe bwose ubikora kuri interinete, uganira n'abantu, wivuriza kuri telefone cyangwa kuri interinete, murebana, mucuruza, mugurisha, munagurishanya, ndetse mukora n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye dukora mu buzima busanzwe. Ushobora gufata ifoto yawe ukayishyira kuri Instagram cyangwa se ahandi hantu ku mbuga nkoranyambaga. Iyo foto ni kimwe mu bintu bibitswe na ya seriveri twahoze tuvuga. Kugira ngo igereho yongere igaruke kuri telefone yawe, bisaba kuba ya foto ibitswe kuri ya seriveri, iva kuri seriveri igatwarwa n'icyogajuru kikayijyana ku munara ukwegereye. Uwo munara nawe ukakohereza ifoto wayisabye. Ibi bitwara ibirometero 70 kugira ngo uve kuri ya seriveri ijye kuri telefone yawe. Bivuze ngo urugendo rw'iyo foto ruva kuri ya seriveri rujya ku munara rwatwaye na cya cyogajuru bitwara ibirometero 35, bikongera ukayitwara ibindi 35 biva ku munara bigeza kuri telefone yawe, byose hamwe bikaba ibirometero 70. Ibyo biragoye cyane kurusha uko hakoreshwa za seriveri biciye muri za fibre boutique ziciye munsi y'ubutaka, zihuza amaseriveri yose twavuze na ya yindi nkuru iri muri Amerika. Ibyo bivuze ko niba ushaka kubona ya foto yawe binyuze muri ubwo buryo, ifoto yawe izava muri ya seriveri yo muri Amerika ikagenda yererekanya na za zindi zirushaho kwegera kugeza ubwo ifoto yawe igeze muri telefone yawe ukaba wanayifata mu ntoki. Uko ya foto yaje ivuye kuri seriveri yo muri Amerika twahoze tuvuga ihagarariye izindi, ikarinda ubwo ikugeraho ukanayifata mu ntoki, uko niko ushobora gufatwa nawe wibye kuri interinete cyangwa se wagurisha ibiyobyabwenge cyangwa se wakoze ibindi bintu bitemewe n'amategeko nko gucuruza abantu. Ikindi uvuga ko ibintu byose wabitse kuri interinete birinzwe. Niko ubizi kubera ko ari umuntu wenyine uzi ijambo banga ryawe, password. Ibi ntabwo ariko biri, kubera ko hari abantu bafite ubushobozi bwo guhakinga cyangwa se kumenya interinete uri gukoresha, bakamenya umubare w'ibanga wawe, bakamenya n'ibyo uri gukora kuri interinete, abo muvugana, ibyo muvugana n'ibindi bikorwa byose ukora kuri interinete, kandi uzi neza ko ari wowe wenyine uzi umubare wawe w'ibanga. Kubera ko telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe ukoresha ifite kamera, uwo muntu nanone afite ubushobozi bwo kureba aho uri n'ibyo urimo. Kubera ko telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe urimo ukoresha ifite mikoro, uwo muntu nanone afite ubushobozi bwo kumva ibyo uvuga kandi mutari kumwe, utamubwiye password yawe cyangwa ijambo banga ryawe. Gusa nanone ibi bihanwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Iyo niyo mpamvu bamwe mu bacuruzi b'ibiyobyabwenge cyangwa se abandi bakora ibintu bitemewe na leta bahimbye buriya buryo twabonye bwitwa darknet cyangwa se dark web, kugira ngo bajye babasha gukora ibintu byabo bitemewe n'amategeko mu buryo bwihishe cyane kandi busaba ubuhanga kugira ngo babashe kubavumbura. Ubu bwoko bwa interinete babakoresha aho twakwita nk'abajura cyangwa se abantu bakora ibintu bitemewe n'amategeko, bavumbuye bo ubuhanga bashyizemo no guhindura ya IP address twahoze tuvuga buri telefone y'umuntu ifite, bo bakayihindura nk'uko babyifuza, bakayiha IP address bashaka ku buryo itapfa kugaragara mu buryo bworoshye. Abo bahakazi bo icyo bakora, babasha guhindura ya IP address igaragaza aho telefone uri kuyikoresha iherereye, ku buryo uri kuyikoresha ashobora kuba ari mu Rwanda ariko bikagaragaza ko ari muri Amerika. Ibyo bikagorana cyane gufata umuntu wakoze amanyanga nk'ayo ngayo ukoresha dark web, kubera ko ishobora none kugaragaza aho ari hatandukanye icyarimwe, ikamugaragaza ari mu Rwanda mu kanya ari muri Amerika, ubundi ari muri Kenya, cyangwa se ari muri Kenya no muri Amerika icyarimwe. Kugira ngo abantu bagere kuri ibi, byabasabye gushaka gahunda ya mudasobwa yiswe Tor. Iyi gahunda ya mudasobwa yiswe Tor ni gahunda abantu banyuramo bagerageza gushaka no gukora ibikorwa bitagenzurwa cyane cyangwa se
bitagerwaho na buri umwe mu buryo bworoshye. The onion droughter, impine ya Thor. Onion ni igitunguru. Iyi gahunda yagereranyijwe nk'igitunguru, bivuga ko umuntu uyikoresha aba asa nkaho ari mu gitunguru mo hagati. Ibi bivuze ngo kumugeraho byagusaba gutonora igitunguru cyose uko cyakabaye, ukageramo imbere muri ka gatima kaba karimo imbere, kagereranywa nkaho uwo muntu ukoresha iyo gahunda no gukora ibikorwa bitemewe kuri murandasi ariho aba aherereye. Aha akenshi iyo abantu dushaka ibisobanuro by'ikintu runaka tutazi no gusobanukirwa ibintu bitandukanye, dukoresha urubuga rwitwa Wikipedia. Bariya bo ntabwo bakoresha Wikipedia kubera ko amakuru yawo yose baba bayashyize hanze. Bariya bo bakoresha urwitwa The Hidden Wiki mu kugira ngo bashake ibyo bidasobanukiwe bigendanye n'akazi kabo ariko bitemewe n'amategeko, bagahabwa ibisobanuro by'ibyo bifuza babajije interinete kandi bitagiye hagaragara. Gusa ho haba hariho ibicuruzwa byibwe, imbunda, ibikoresho by'ibihimbano abantu bagurishwa n'ibindi nk'ibyo bitemewe n'amategeko. Bivuze ngo ni isoko ry'igura n'igurisha ariko ritemewe n'amategeko kandi rikora neza nk'ibyo mu buzima busanzwe, gusa buri muntu wese atabasha kurigeraho mu buryo bumworoheye. Tukiri kuri iri soko kandi ntitwabura kuvuga ko haba hariho amakuru atandukanye agurishwa, nk'umuntu akaza gushaka kumenya amakuru yawe agendanye n'amafaranga ufite kuri konte, akagura ayo makuru akayatwara akajya kuyifashisha mu bikorwa bitandukanye byo kugirira nabi cyangwa se kukwiba ayo mafaranga n'ibindi byo kugambanira. Hariya amakuru ni ikintu gikomeye gihabwa agaciro kurusha andi makuru yose dusanga kuri interinete cyangwa mu buzima busanzwe butarimo interinete. Serivisi zaho ndetse n'ibicuruzwa byaho zigira ibiciro bitandukanye n'ibyacu, ni ukumvikana. Nk'urugero, uhasanga abantu bakora serivisi zo kwica abantu, mu kumvikana amafaranga akajya kukwicira runaka ku giciro kidasanzwe cyangwa se ku giciro kitari kimwe. Tuvuge ushaka kumutuma kujya kwica umunyamakuru, undi akamutuma kujya kwica umukanishi. Bitewe n'uko agiye kwica umuntu ukomeye ugereranyije n'undi, ashobora guca amafaranga menshi cyangwa se akaguca make bitewe n'uko biraza kumworohera kumugeraho. Urwo ni urugero rumwe. Icya kabiri, ushobora gusanga hakorerwa serivisi nk'iyo kugambanira abandi, ntajye kumwica ahubwo akugira inama y'uburyo wakoresha kugira ngo ugende cyangwa ugere kuri uwo muntu umwice, mbese akaguha ubujyanama mu kwica. Iyi niyo mpamvu uru rubuga rwitwa Darknet ruteje ibibazo mu bihugu byose byo ku isi, ari naho hakurwa imbunda n'ibitwaro bya kirimbuzi bimaze abantu hirya no hino mu bihugu. Bamwe mu bantu bashinzwe gukumira ibyaha ndetse no kubirwanya ku isi bajya kuri izi mbuga za Darknet bakareba ibihakorerwa, amaresitora acuruza imibiri y'abantu, ndavuga inyama zabo, ndetse n'iyicarubozo ritandukanye, bakabireba ariko bakabura icyo babikoraho kubera ko nta muntu ushobora kumenya undi bwite nyirizina kuri Darknet. Imyirondoro iba yarahindutse, aho aherereye haba atariho, mbese uba udashobora kumenya uwo ari we. Mu gihe iyi interinete yacu isanzwe biroroshye kumenya umuntu mu minota mike, nubwo yaba yitwa amazina ataraye, yarakoresha ifoto itari iye, cyangwa se aherereye mu gihugu kitari icye kavukire, uko yabigenza kose. Mu gihe Darknet bihabanye. Nir Ertabat, umugenzacyaha mu ishami rishinzwe kurwanya ibyaha bikorwa kuri interinete muri Israel, nawe avuga ko iyi Darknet ari kimwe mu bintu bihangayikishije isi kubera ko ariho ibikorwa bibi byose, ibicuruzwa na serivisi, igurishwa ry'abantu, ubwicanyi, ihohoterwa ariho rinyuzwa, kandi bikaba bigoye cyane kubikumira. Gusa nanone ibihugu byose byo ku isi bitandukanye ntabwo byabonye Darknet ngo biterere iyo, kubera ko mu 2015 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi muri Amerika cyatangiye kureba gukora ibishoboka byose
ngo kimenye byimbitse darknet n'imikorere yacyo, kirebe ko hari icyo cyakora mu kubihagarika. Icyo kigo cy'Abanyamerika cyatangije umushinga witwa Memex ugamije kubaka ikoranabuhanga rishingiye guhangana n'iyo darknet, ku buryo abakora ibyo byaha bamwe bashobora gutahurwa mu buryo butandukanye. No mu 2019 umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'i Burayi ufatanyije na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika mu gukora umushinga nawo wo gutahura bamwe mu bakoresha urubuga rwa darknet, ndetse binarangira bafasha abagabo 3 b'Abadage bafite isoko rinini rikorera kuri darknet ryinjiza amafaranga menshi, harimo icuruzwa ry'abana, ibyangombwa by'ibihimbano, icuruzwa ry'imbunda ndetse no gucuruza abantu, abacakara. Iri soko ry'abagabo ryitwaga Wall Street Market. Abantu bose bari kuri internet kuri uru rubuga rwa darknet nta n'umwe ubuzurishirizaga ibicuruzwa kubera ko ya gahunda serivisi nkuru ya Tor kandi buri munsi umuntu amenyekana n'imyirondoro ye ndetse n'aho aherereye. Ibyo bigatuma ugura agura yisanzuye, n'ugurisha agura yisanzuye nta rwikekwe. Iyi Tor ni gahunda yahimbwe n'ingabo za gisirikare z'Abanyamerika mu 1950, none nabo bamwe bibagiraho ingaruka. Gusa mu kuyihimba iyi Tor, izi ngabo zayihimbye mu kugira ngo zongere ubutasi bw'ingabo za gisirikare muri icyo gihe, ntabwo zagira ngo zicuruze cyangwa zihererekanye ibikorwa n'ibicuruzwa bitemewe mu buryo bw'ibanga. Ubu buzima tubayemo twazaniwe na internet kera bwari nk'inzozi, bwari nk'ubuhanuzi. Buri wese yumvaga bitabaho ko yavugana n'umuntu ari kantarange, bakavugana barebana, bakoherezanya amashusho, amajwi ndetse n'inyandiko ntawe ugeze aho undi ari. None byaje kuba impamo. Internet yaje kuba isoko, iba kwa muganga, haba ahandi hantu hose hahurirwaho abantu benshi, ndetse ushobora kubona ibyo ukeneye kandi mu gihe gito ku biciro bitandukanye nk'ibyo ku masoko cyangwa se biri munsi yabyo. Ikiganiro cyitwa Inkingi y'Ubuzima, njyewe kibategura nkanakibagezaho nitwa Richard Ruganintwari. Tubashimiye ku mwanya wanyu, inama mutugira, uburyo mushishikariza abandi kumva ikiganiro, like, share na comment na subscribe mukora. Tubasabiye imigisha iva ku Mana. Reka dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista.